rero icyatumye mva mu rugo nuko gutotezwa kwa buri gihe anamvana no mu nzu ku ngufu. Cyane yuko ngewe nshobora kuzashimutwa mu buryo butunguranye. Ingo usangamo imirire mibi n'igwingira usanga ari ingo zifite amakimbirane. Uyu mubyeyi yitwa Mukamuganga Esther, atuye mu murenge wa Byumba mu karere ka Gicumbi. Ku ikubitiro arasaba inzego zitandukanye kumutabara nyuma yo gukubitwa n'umugabo we afashijwe n'umuhungu we, bakamugira intere bamuziza gusaba gatanya kubera amakimbirane afitanye n'uyu mugabo. Ushobora kwibaza uko byatangiye. Ubundi Mukamuganga Esther na Ntawisiga Emmanuel bamaranye imyaka 29 babana nk'umugabo n'umugore. Muri iyi myaka yose umugore avuga ko atigeze atuzana rimwe. Byahereye ku kumisha imitungo, namusaba nk'umunyu cyangwa namusaba n'umwenda, akambwira ngo nanjye mfite amaboko. Amafaranga yabaga yakoreye akayambarira, akambwira ko nanjye mfite amaboko ngombye kuzajya gushaka icyanjye gishoro nanjye nkajya mbyishakira. Avuga ko yabanye n'umugabo we mu miguruko buri munsi ari hasi hejuru, ku buryo ngo yaramubangamiye mu buryo butandukanye. Bambangamira mu buryo bwo kutabana n'abantu, ambuza uburenganzira mu buryo bwose bushoboka. Urugo rwacu nta muntu rugendamo. Wamvuganye nawe n'uwunganiye nawe wese byabaga intambara nk'izi ngizi ziriho. Mukamuganga avuga ko byarenze no kumutoteza bigera no ku rwego umugabo we atangira kumuteranya ku bana ko nta mutungo bafitanye, birenga uru rwego ndetse bakajya banarwana. Kugeza igihe dukoreye iyi nkuru amaze imyaka 3 yarimuriye uburiri mu nzu za gitwe kimwe ziri hanze abapangayi basanzwe babamo. Icyakora yafashemo umuryango umwe. Ikindi gihe twarwanye nabwo ari kunukana n'umugabo mugenzi we. Hanyuma mbwira uwo mugabo ni se kuki uza kunukira mu rugo rwanjye, bamwita Karori n'uwo mu Rwiri. Senzoga kuki uza kunukira mu rugo rwanjye ukagiye mwagahereye muntu ukabahita bamfatanya bankubite, umukozi twa dufite niwe wadukijije. Rero icyatumye mva mu rugo nuko gutotezwa kwa buri gihe anamvana no mu nzu ku ngufu. Reka amakimbirane yabo tureke kuyahera muri iyo myaka 29 ishize, ahubwo duhere vuba ahangaha ku itariki 22 Mutarama 2025, ubwo uyu mubyeyi byamurenze akajya mu rukiko gutanga ikirego asaba gutandukana n'uyu mugabo. Umugabo we akimara kurita mu gutwi arushaho kugira umujinya. Yaje yisereranga kubw'ibyo nanditse mu mwanzuro w'urukiko, avuga yuko nshaka amazu ye ngo kuyiba, ngo no kumuhombya, ngo n'amazu ye yarayiyubakiye wenyine nge nkaba nshaka kugabana nawe iyo mitungo nzajye kuyigabana iwacu. Ngongeye nta byabo nzabona hano. Ubwo avuga amagambo menshi, ndamubwira nese hano ko atari mu rukiko uranyandagariza iki mu bantu kuri uyu musozi, kuko numvaga hepfo bari guseka hakurya baseka. Uwo mugoroba w'itariki 22 yaratotejwe bikomeye, abonye birenze urugero yitabaza ushinzwe umutekano mu mudugudu wa Gacurabwenge. Umutekano n'abandi bakora n'abahageze bakiriwe nabi ndetse basagarirwa muri ubu buryo. Umutekereza ndi njyenyine uko biba bimeze. Oya tekereza ndi njyenyine. Mana uni mu mwihorere twakora polisi bamufunga. Ni mu mwihorere. So biteye. Ni mu bitereza. Ni mu mwihorere mutamwica. Nutamwica sise ntabwo asibye ababazi byari gukora. Ni mu mpari. Umuhungu w'uyu mubyeyi Mukamuganga witwa Iradukunda Simiyoni w'imyaka 25 y'amavuko niwe uwumvikana ahangana n'aba banyerondo nabo bagerageza kwirwanaho. Nyuma abonye ko aneshejwe amanuka nk'iyagatera asagarira nyina umubyara aho yari yihishe mu nzu yahungiyemo, aramuhondagura karahava ngo niwe utumya kubitwa.
Induru yaravuze aratabaza abura uwamutabara. Nyuma yaho twifuje kumenya imvo n'imvano y'urwango umwana yanga nyina, bivugwa ko rwatewe na se umubyara wamubwiye ko nyina asiga agendana n'umugore w'indayi wataye umugabo. Reka twakire Mukamuganga Esther atubwire byinshi ku buryo burambuye. Nawe azaho nyuma aho nicariye njyenyine, uwo mugore twahuriye mu isoko no mu rugo rwanjye ntiyari yarukandagiramo, ntabwo azi ukuntu rusa. Gusa hari umunsi umwe bijya gukomera ngo yamubwiriye mu muhanda, ngo aramubwira ngo madango nunkandagira mu rugo nzakwiciramo, ngo ndamuka nkubonye mu rugo rwanjye nzagucagagura. Wabimubwirira mu muhanda mu bantu, araza abibwira abana mu rugo, kandi ibyo avuga byose araza agasohorera kuri uriya mukuru, kuko urumva ni nawe mukuru. Abenshi bumwe baba bagiye no ku ishuri, urumva uriya mukuru yugarizwa n'amagambo menshi amubwira yo kumunyangisha, kandi ibintu byinshi babimubwira ndi kumva, kuko wabonye ko atari intera ndende. Aba ari kubibabwira ibyinshi mva ndi no kumva rwose. Ati nyoko agendana n'umugore uyu n'uyu, atagendana n'umugore wananiye umugabo w'umurozi wigeze gutwika umugabo ngo yamumenyeho ibiryo, atakaba ari n'indaya. Kandi uriya mugore impamvu ngiye ntabihaye agaciro, nkaba numva ko ari uburyo bwo kugira ngo antatirize ahantu hose, kuko umuntu wese ambonanye nawe akabona turi kuganira iminsi ibiri, ahita akurikirana amakuru y'uriya muntu, akamushakisha agakurikirana amakuru ye. Nimba uriya muntu hari uwo yambuye akagendera kuri icyo, nimba uriya muntu hari uwo yigeze gutongana nawe, ubwo abonye impamvu. Nuko bimeze, kuko uwo mugabo umugore ngo yigeze gutwika umugabo we ngo amumenyeho ibiryo, ubwo yari abonye impamvu. Ariko uwo mugore nahuriye nawe mu buryo bwo gucuruza. Ntabwo mwahuriye n'ubundi mu buryo bw'imipango mibi? Rwose ndabihamya. Wenda bamwanga n'abamuziho ibibi ntibabura kubivuga, ariko kuko ngiye namenyanye nawe muri uyu mwaka, muri ibi bibazo nahuye nabyo mumenyanira nawe mu gucuruza, namenyanye nawe mu kwa mbere. Izo ntambara zahise zimvukaho kubw'umugabo, kuko yagiye nanyandikira message nyinshi amumbuza. Ntekereza ukuntu nzacika ku muntu duhurira mu muhanda, ibintu dukora duhurira muri gare, kenshi niho tuba twicaye. Nge n'abagore benshi batari n'uwo gusa, usibye uwo yishyizemo, tuba twicaye hamwe nk'uko uri kubona mu kazi kanyu muba mwicaye muri sosiyete. Muri iyi sosiyete yanyu mubanamo, nimba harimo umuntu w'umunyamagambo cyangwa w'umunyamatiku, ntabwo uzava mu kazi kubera kuri ya muntu arimo. Rero uwo mudamu duhura muri ubwo buryo, n'ubu turacyahurira mu muhanda, tugahurira mu buryo bwo gucuruza, duhurira muri gare kenshi. Sinzi ikintu nakora kugira ngo bumve ko niyo nareka kuvugana nawe nkamunyura hose musuhuza, babibwirwa n'iki? Kuba se barabimbujije bakavuga bati uriya mugore ntuzongere kuvugana nawe, nakora iki kugira ngo bamenye ko base wenda nanamucitseho? Ese nkongera nkavuga namucikaho ubundi ko nta bibi nkorana nawe ngo mvuge ngo ndabicikanaho nawe? Hari izina batuziho ryo gushaka ibyatsi bitateye. Uwo mumama nafatanyije nawe kujya mfatanya nawe urugendo rwo gushaka ibyo byatsi, wumva uburyo ki ari ukunsebya. Nkajya mfata urugendo nkava hano Kibari Ruhenda, baratuzi cyane. Ushaka n'amakuru yanjye n'uwo mugore wabaza uti aba bagore bajya baza Kibari cyane kuhashaka iki, bakubwira ngo abo bagore tubaziho gushaka karoti, pavuro n'ibyatsi bitateye. Uwo mudamu twafatanyije urugendo rwo kubishaka cyane, kuko muri ubwo nkigera muri ubu buzima bwo kuba njyenyine, nafashijwe no gucuruza ibyo bintu kugira ngo nzabone umukiriya. Nge nihagurikiye n'uwo mugore, turagenda tubijyana Nyagatare. Umugabo wanjye akajya abwira abana rero ati ntabwo ari ugucuruza ku bajyana baba bagiye gushaka y'abagabo, kandi umuntu utabana n'undi nta cyatuma atamusebya.
niyo mpamvu ntavuga ko ari intandaro, ariko nkavuga ko uyu mugabo yihishe mu bugome bwo kugira umwana w'agakingirizo kugira ngo ngirire nabi, akaba ari no guhemukira uyu mwana. Umwana urumva ntabwo yari kunezezwa nuko isi ari kumubwira ati nyoko abaye indaya, ari kugendana n'indaya, ari kugendana n'umugore watwitse umugabo. Umwana w'umusore ntabwo byamushimisha. Icyo ndahamye ko cyangije umwana mu mutima, ariko akaba ari ibinyoma njyewe ntabyishinja, ntanabishinja mugenzi wanjye kuko atari byo biduhuza. Ikindi ukuntu uriya mugabo wanjye yangije umwana we akamwumvisha ukuntu ndi indaya cyane, kandi nta mugabo n'umwe umubajije yakwereka ati uyu mugabo ndahamye ko basambana, uretse amagambo gusa. Icyo impamvu nkubwira ni ukunyangisha uriya mwana mwangiza mu mutwe, kandi umwana ntiyanezezwa nuko nyina abaye indaya, nawe ntibyagushimisha. Noneho niba ari kubibwirwa na Saka muha ibihamya, wenda afite n'ibindi amubwira umuntu bahorana bituma amwangiza mu mutwe agatuma nzinukwa, kuko simbishidikanya inshingiye uko nzi imitima y'abana banje. Ndumva icyo cy'uwo mudamu kivuyeho, kuko no mu rugo rwacu ntiyari yakandagiramo, nta nahazi. Wowe muri kino gihe usaba iki? Uhora usaba iki muri rusange wowe? Icyo wumva wakorerwa ni nk'iki? Nakorerwa ku bana cyangwa ku giti cyanjye? Kuri wowe? Kuri njyewe ku giti cyanjye. Njyewe numva nshaka ubuvugizi mu nzego zose z'ubuyobozi zibufitiye ububasha, yuko bankorera ubuvugizi mu rukiko, nkabona ubutane vuba bakantandukanya n'uyu mugabo. Mbona aribwo byanyorohereza ubuzima. Harya ngo mumara imyaka 29 ukaba uyimaze yose ushyirwa ku nkeke? Cyane rwose. Abo hanze baba byumva ntibabyiyumvisha, ntibanabishyikira, ariko njyewe nyirabyo ndabihamye kuko ari njye bibaho, ari nanjye byabayeho. Noneho ziriya nkoni si ziriya gusa, njye nabayeho mu buryo bwo gukubitwa kenshi cyane, ariko binakabije. Wenda mu buryo buvunaguye tubwire inshuro wakubiswe, ndetse nyine mu buryo bwumvikanisha n'umuntu ko wakubiswe, ariko mu buryo buvunaguye. Njye nakubiswe inshuro nyinshi ntazi n'umubare wazo. Narakubiswe pe, usibye ko nabihishaga, ariko hari ibizwi. Njye tukiba ahantu twari nabanje gushakira, nari nturanye na musaza wanjye n'ubara hari umupasiteri. Hari inkoni nigeze gukubitwa, mabukwe yabaga hari pe, ntiyahuruzaga, ntiyatabazaga, inyinshi nazikubitwaga mabukwe ahari. Uwo ntiyabihamye kuko ntibankundaga. Mu makimbirane yose nagize n'ibibazo byanjye by'urugo byinshi byari bishingiye kwa mabukwe na data bukwe, ariko inkoni zimwe kwa musaza wanjye barazizi, kuko zimwe nigeze gukandwa n'amazi no gukandwa n'intoki na muramukazi wanjye, umugore wa pasiteri, umushumba pasiteri wabishuta arahari, twonse ibere rimwe, mugasiza arahari, yankanze intoki. Izo ni zimwe mfitiye igihamya. Izindi mfitiye igihamya hano mu mujyi, hari abaturage bazindwaje. Umudamu umwe wari inshuti yanjye n'umuryango uramuzi, yari umugore wa Gashongore hariya kwa muganga ku Mukeri, yandwaje izo nkoni usibye ko yitabye Imana. Hari undi muryango wazindwaje, uwo muntu yitwaga Ndayambaje, umudamu we yitwaga Mama Kirima, twaririmbanaga mu bagenzi hariya Bugunga muri ADPR. Abo bimukiye mu Bugande barazindwaje izo nkoni barazizi. Umugabo ampoye yuko ngiye kugemurira mukuru wanjye, yuko ngo atumvikana n'umugabo we. Izo n'abana bo baranazizi, bari abakuru bari batangiye gukura ko ntibabihamye. Izo nkoni zifite gihamya na mukuru wanjye, mugasizara nazizi, arazizi rwose. Yanantumagaho mugenzi we bimukiye mu Buganda ati genda umundebera uko yaramutse. Cyakora benshi narazibahishe byo kugendera mu itorero, kuko abo bazizi barabapantekoti, ariko abatwegeye abaturanyi bacu hari n'abazaga nkihisha mu nzu sibazibone. Ubwo ebyiri zifite ibihamya, izindi zo nta bihamya kuko narazihishaga. Abari bazizi ni nk'abashumba bari mu rugo rwanjye n'abakozi bo mu rugo. Ariko gukubitwa narakubiswe cyane. Muri make warakomeretse bikabije? Nakomeretse mu mutima bikabije, kuko ibyo gukomereka byo ngo sinavuye amaraso, izo za nyuma zo nanavuye amaraso no mu menyo yendaga kuvoma yasigaje gajega. Urasaba kurenganurwa?
ndasaba kurenganurwa ko rwose leta yantandukanye n'uyu mugabo, kandi nkaba mfite impungenge zo guhama mu rugo rwe mu gihe tukibonana tutari twatandukana. Numva rwose leta rwose mwanshyiriraho ubuvugizi, leta ikantandukanya n'uyu mugabo kandi ikamishakira uburyo bwo kuba ntari muri ruriya rugo mu gihe cyose nyitegereje ko bantandukanye nawe byemewe n'amategeko. Mu gihe uriyo cyangwa se wenda nyine mu gihe uriyo ufite izihe mpungenge? Mu gihe nkihari mfite impungenge y'uko bashobora kuzanyica bakaburana n'intumbi yanjye ntakiriho, nshingiye uko bampigira n'uko mbibona, kandi nshingiye y'uko njyewe uriya mugabo wanjye n'abaturanyi banjye batajya bivanga mu byacu bamutinya cyane, ko hari n'anabibarije nkabaza niyihe mpamvu mpora mbatabaza ntimuntabare, barambwira ngo umugabo wawe turamutinya ntidushaka kuzapfa tuguziza. Izo ni impungenge za mbere mfite. Iyindi mpungenge ya kabiri mfite kandi yumvikana, mu rugo uzi ko wahasanze umuntu wabonye ntari njyenyine, ari bariya abapangayi nitwa ngo n'abavandimwe banjye bandi bugufi, abo ngabo ari baza kunegurira ku manywa na nijoro. Induru navugije ndi mu nzu yanjye, nta n'umwe wigeze ahagarara ngo avuga ati nimurekeraho, nta n'ijwi ryabo nigeze numva bavuga bati nimudutabare hano hari ikibazo. Urumva ko ntaho ndi. Indi mpungenge mfite, wabonye ko meze nkaho ntuye njyenyine bitewe n'uko iriya ruhurura ikingirije abaturanyi bakwihutira cyane gutimbirira iwanjye ngo bantabare mu gihe ntabaje, ni nkaho ntuye njyenyine. Iriya nzira ubona muri ubwo buryo mbayeho ntabwo avuga ngo nzizingira mu rugo nta kintu mfite cyo kumfasha. Hari ubwo ngenda muri ibyo ngibyo nkubwiye byo kwirwa ntara ibyo ncuruza bukanyiriraho amasaha akamfata. Mfite impungenge y'uko njyewe bantu yantugirira umugabo wanjye, ni kenshi cyane yagiye ambwira ngo njyewe ntabwo nzaburana n'amafaranga ngo mutsinde, ambwira y'uko ifaranga riyoboye isi. Izo mpungenge ndazihorana. Nyuma yaha twifuje kuganira n'uwitwa Ntawisiga Emmanuel, umugabo wa Mukamuganga Esther bamaranye imyaka 29. Inshuro ya mbere tumuhamagara aradukupa, twifuzaga kumubaza ahari ngo tuwamusange tugirane ikiganiro. Inshuro ya kabiri atubwira ko adahari ndetse nta mwanya yabona. None se waboneka byari byibuze? Ntago mari. Nta nubwo uraboneka? Sawa. Ntitwatereye aho, twakomeje urugendo tujya gushaka Sande Emmanuel, umuyobozi w'umudugudu wa Gacurabwenge wabereyemo ibi bamwe bita amahano, kumva umwana yakubise nyina. Sande Emmanuel atangira ahamya iby'amakimbirane yabo muri ubu buryo. Esther ni umuturage wacu hano tumaranye imyaka myinshi, ikibazo cyabo kirengeje imyaka 5, 7, 10 gutyo. Twagiye tukijyamo hagati ye n'umugabo tubaganiriza ku makimbirane yari mu rugo rwabo. Twiyambaza inzego zitandukanye mu zibanze, dufata umwanya wo kuganira nabo, ndetse hari n'igihe twagiye tuvayo saa 8 twahamagaye n'abandi b'inshuti zabo n'imiryango, tukagira ngo abantu tubahaye umurongo, ariko bwacya ibintu bikanga. Bigeze aho rero dufata icyemezo ko ikibazo twakivamo, tugakora raporo tukayitanga mu nzego zidukuriye, ubwo bivuze ku murenge ndetse no kubimenyesha RIB, cyane ko yari ikibazo cyo mu ngo, haba harimo nuko abantu bashobora kugira umujinya cyangwa se reaction itari nziza, hanyuma umwe akaba yahagurukira undi akamukubita akamwica. Ubwo rero nubwo buryo twatanze raporo hejuru, kuko ibibazo byo twabigiyemo turi kumwe n'abakagari kugira ngo dufatikanye turebe ko umuryango watekana, cyane ko iyo turi kumwe n'abaturage twe turabajyanama babo, turabafasha, cyane ko rimwe na rimwe natwe tuba dufite experience mu kubaka ingo, kandi icyifuzo ari kugira ngo umuntu agire urugo rwiza. Natwe aricyo twifuriza n'abaturage tubana, cyane nk'abaturanyi bacu. Rero ibyabaye nyuma ahangaha ntabwo nari mpari, ariko narabimenye nijoro ko ntari muri iyi fasi, menya ko uriya mudamu yakubiswe, ndetse n'irondo ryagiye gutabara yarihamagaje naryo ryakubiswe. Ngira ngo
twashoboye guhamagara bombi, ari Ntawisiga ari umudamu we, ari n'abakuriye irondo, kugira ngo twumve ikibazo ko cyagenze. Muri make rero ibigaragara ari video call yabigaragaje, nuko nyine umugore yakubiswe, nuko habaye ibibazo. Ariko ibibazo biba batubwira ko umugore yahamagaye irondo agaragaza ko umutekano wari mukeya, hanyuma irondo rihageze banga gukingura, ariko umudamu kubera ko yibana afite anegise yindabamo araza akingurira irondo. Akinguriye irondo rero uko batubwiye, twagerageje kumva umugabo akavuga ko umuhungu ari we waje akabakingurira ngo bagahita bamukubita, ariko umudamu we niwe waje gukingurira abanyerondo, bahamagara nyirurugo ngo aze bumve ikibazo gihari kugira ngo bababwire ko bakwiye gutuza, hanyuma ibindi bikazakurikiranwa ku munsi ukurikiye. Nibwo rero batubwiye ko umuhungu yaje abwira nyina ngo wambwakazi we uje gukora iki hano. Noneho ngo ashatse gukubita nyina umugeri, umutekano ni umusore, umugeri arawukinga, awukinze rero ahita atera imigeri ibiri umutekano. Noneho ubwo irondo birumvikana ryaritabaye, hanyuma icyakurikiyeho uko babitubwiye nuko ise yasohokanye umuhoro, we tumubaza yabihakanye, ariko umutekano niko yavugaga. Hanyuma asohokanye umuhoro, bariruka, abanyerondo bariruka bavuza amabuye, abandi basimbuka imikingo. Noneho wa mudamu nawe agenda muri anegise ye, agezeyo nibwo wa muhungu ngo yagiye. Papa we yavuga ko ari umuhungu wagiyeyo wenyine, ariko umudamu akavuga ko yazanye na se, bamena ibirahure kuri mwabibonye, bica urugi, bamusanga mu nzu baramuhondagura. Nuko byagenze. Icyakora kandi Madamu Uwera Parfait ni umuyobozi w'akarere ka Gicumbi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu, avuga ko amakimbirane asenya atubaka, ndetse kandi ko abana bo mu muryango urangwamo amakimbirane bagirwaho ingaruka. Ubu ikibaraje inshinga no guhangana n'aya makimbirane yo mu miryango. Twakire Madamu Uwera Parfait. Ni ikintu cy'ingenzi cyane iyo urugo rurimo amahoro, umwana ubona amahoro mu rugo, umwana witabwaho, ugaburirwa neza, ushakirwa buri kintu cyose, wabwa uburenganzira bwe bwose, akitabwaho n'umubyeyi, nta ntambara ziri mu rugo, nta mvururu, uwo mwana akura neza kandi no mu gihagararo, ariko no mu byiyumviro bye, no gukura mu buryo bw'imibanire n'abantu, byose usanga ari ibintu byungikanye. Rero urugo rurimo amakimbirane birumvikana ntabwo rugira umubyeyi wita kuri wa mwana. Rero ni ikintu cyo kwitaho cyane, turwanyije amakimbirane mu miryango. Amakimbirane usanga aturuka ku businzi, usanga aturuka ku mitungo, usanga aturuka ku kutumvikana ku bintu bitandukanye by'umugore n'umugabo, bigira uruhare runini mu kudindiza umwana, ndetse kenshi sinatinya no kubihamya. Hazamo n'ubukene birumvikana, ariko iyo ubukene mufite ariko mwumvikana, mushakisha n'imbaraga zanyu zose nk'ababyeyi, uko mushoboye kose mukita ku bana, ntihagire umwana utereranwa. Rero ingo zirimo amakimbirane, abana baragwingira birumvikana, abana bata amashuri, nibo babana bashakisha n'uburyo kibahunga abo babyeyi cyangwa se n'ayo makimbirane ari mu ngo, ugasanga tugize abana babaye inzererezi. Rero ikintu cyitwa kurwanya amakimbirane ni ingenzi cyane mu burere duha abana, ariko bikanagaruka nanone nyine urugo rurimo amakimbirane ntabwo umwana yarukuriramo ngo nawe azabe umuntu muzima uhesha igihugu cye ishema. Rero kurwanya amakimbirane ni ikintu cy'ingenzi cyane mu burere bw'umwana no mu mikurire ye. Igihe twakoraga iyi nkuru twamenye ko ubuyobozi bw'akagari ndetse n'umudugudu byongeye gutumiza uyu muryango, yaba Esther ndetse na Emmanuel, hagamijwe kurebera hamwe uko aya makimbirane yabo yahabwa umurongo. Ntituramenye neza umwanzuro wafashwe, icyakora nihagira igitangazwa tuzakibabwira mu makuru yacu ataha. Hari imvugo yamamaye yuko umuntu udafite ubumenyi ku muco ndetse no kubimukikije aba ameze nk'igiti kitagira imizi. Hari ubumenyi tudakura mu ishuri, ahubwo tukabukura mu buzima busanzwe. Ubu burimo ubumenyi dukura mu bikorwa nko kuganira n'abantu, gutembera, gusura ahantu nyaburanga.
ubumenyi nk'ubu nibwo butangwa na kompanyi nka Jacana Birding Tours, kompanyi itanga serivisi z'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije, tourism, research and conservation. Aba usibye gufasha abantu mu bukerarugendo bwo gusura ibyanya bitandukanye nk'ibicumbikiye inyamaswa z'amoko anyuranye by'umwihariko inyoni, banatanga amahugurwa mu by'ubukerarugendo, cyane cyane mu guha amahirwe yo kwimenyereza umwuga abize ibijyanye n'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije, haba mu mashuri yisumbuye ndetse na kaminuza. Ku bakeneye amahugurwa mu by'ubukerarugendo bisaba kuba wararangije icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye, kuba wararangije amashuri yisumbuye cyangwa se waranarangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Jacana Birding Tours ni impuguke mu byitwa avian tourism, impuguke mu by'inyoni. Serivisi zose wakenera mu by'ubukerarugendo barazigufashamo, haba gukodesha imodoka, gutembera ahantu hatandukanye muri kajugujugu, ibirebana no kubikisha imyanya muri hotel n'izindi serivisi zose zikenerwa mu bukerarugendo. Aho ushaka gutemberera hose, hamagara Jacana Birding Tours kuri 07 84 65 68 cyangwa se ubandikire email kuri jacanabirding@gmail.com.